Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Ishya aho muri hose, abari bari mu Rwanda, diaspora ngo bimeze biteye. Nizera ko rero mukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ntago ndi njyenyine, of course, ni nk'ibisanzwe turi Ishya, aho rero tuba duhari twese. Abarabizi ko mubikunda cyane iyo duhari twese. Nta wabuze nubwo mukunda n'abashyitsi bacu, of course, ariko nanone iyo duhari twese nabyo murabikunda. Abakobwa mumeze mute? Nako ngo ntago bavuga ngo abakobwa babase. Umumama abase. Navuze ngo umumama ameze. Abamama mumeze mute? Anna, we doing well. Yeah. Abana bameze batese. Mana yanjye twageze ku rwego rwo kubazanya ngo abana baraho mukwiwa waraho ibira bintu byaranyicaga abiwanje baraho bagende bakumura nyita mama kanaka ntago numvaga ari ngiye ufite narakomeje ava mama kanaka ko kundi umukobwa wo mu rugo abano mu rugo nyine babakwita umukozi akakwita mama kanaka narebye nk'inyuma ntago numvaga mama mama kanaka umva biba bigize nanjye ariko nk'umuntu utari wenda umuntu ugufasha imirimo mu rugo niwe kenshi unyita mama kanaka iyo undi muntu abimpamagaye mba numva bisekeje nk'ubu nkamishara kamagaye ngo mama Rita ariko ari nk'umuntu wigisha ku ishuri ry'umwana biragoye ufite iyo family ariko like mu nshuti ona ko kundi mu nshuti usanga abantu bitana ba mama kanaka mba numva muri abakecuru bamwe babishyanye mama wawe yakwise Michelle mama Mayel ubwa mbere ari inyita navuze nti okay mama wawe ya mama ati mama Mayel noneho ubu niko nyita n'ubu ngo ni gake buri avuga mu Michelle naye ubu namaze kubyarika fete ni nawe watumye ntangira kubyumva kuko ndi mama kanaka nawe ubundi abandi barayivugaga nkabona okay maybe nuko atazi izina ryanjye ariko ishuri akavuga ati mama Mayel abo se mwe mufite abana bakuru nta faze banyuzemo yo kubita amazina yanyu yego cyangwa bakavuga ngo mama we akavuga izina rye nk'ubu Arita akavuga ngo mama Arita oyigo cyane yakundaga kuvuga ngo mama Arita nawe izina ryawe oya kuguhamagara ngo aguhamagare Ishya oya zoya hari umuntu wansuye amara kanya ari muri cyuzuzo nanjye nyine burya akambaza cyuzuzo aje akanyagiye ku bantu bacyoshyosha ariko ubu we sigaye avuga mama zoya cyane ariko it was so weird oya ufite iyo yumvisha abantu benshi bari kubikwita nka kuri abaza mu rugo nawe arabivuga ariko ntago ababiguhamagara ababirepeta bigana just mumeze neza rero kuva mumeze neza ubwo rero mwishya murabibona ko tumeze neza twizere ko namwe mumeze neza uyu munsi we are so excited nimbivuga mu byumve hari projet twatangiye turanayibamenyesha ni projet yagombaga ubwo ndabyita ngo ikimbuzo ukuntu mbivuga mu kinyarwanda cyiza gushyigikira cyangwa gushyirwa abana b'abakobwa by'umwihariko bari muri za kaminuza biga itangazamakuru tukavuga ngo abifuza gutera ikirenge mu cyacu ese twebwe nk'Ishya twabafasha iki tuza kugira imana tubona umufatanyabikorwa ari For Your Media Institute iradushyigikira iravuga ngo uru rugendo reka turujyane mufite igitekerezo cyiza hari abana b'abakobwa bari muri za kaminuza zitandukanye biga itangazamakuru bifuza kuba abanyamakuru kandi beza icyo twifuza nuko kuba umunyamakuru ushaka kuba umunyamakuru ariko ukaba umunyamakuru mubi ariko noneho kuba umunyamakuru mwiza uzi icyo akora uzi etike z'itangazamakuru uzi kuganira n'abantu uzi gutanga amakuru ibyo rero byose uru rugendo nirwo twari tumazemo iminsi muzi impamvu turi excited so Ishya yarabitangiye twarabibabwiye abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubibona tubereka twatangiye amahugurwa bwa mbere mu kwezi kwa mbere it's been a while hanyuma tujya kubasura kuri kaminuza zabo buriya byabaye urugendo rurerure tubafasha tubongerera ku bumenyi bakuye mu makaminuza yabo bagiye banakora inkuru buriya tukabakosora natwe dukurikije experience dufite muri uyu mwuga hanyuma rero icyari kigamijwe nuko ku munota wa nyuma mu banyeshuri 20
baturutse ku makaminuza 4 hagomba kuvamo abakobwa 4 nabo bagatangira icyo wavuga ngo ni ishya y'abato ariko ntabwo ari ishya per se kuko icyiza mu itangazamakuru cyangwa muri mwuga dukora nuko buri wese aza afite icyo azanye ntago babishya kandi ari abakobwa bato bafite ibitekerezo byabo bafite ijwi ryabo ahubwo bagomba kuba ikindi kintu icyo twe twakoze ni continuité cyangwa se kuvuga ngo ubu buryo iki kiganiro twatangiye natwe bwari ubwa mbere ikiganiro mu Rwanda kimeze gutya gikozwe hagira abandi baza noneho bafite irindi jwi bafite abo bahagarariye ku buryo hari abandi bantu bibonamo bakavuga bati bari abadamu bo mwishya ndabakunda ariko simpagarariwe neza ubu rero hari indi generation igiye guhagararirwa hari n'ababyeyi bagiye kumva ibyo batajyaga bumva neza mu ikiganiro cyacu kuko natwe ntabwo twari kuvuga perspective tudafite so kuva muri MKU tukajya muri East African University tukajya muri kaminuza y'u Rwanda ndetse na Institut Catholique de Kabgayi ICK cyangwa se ICK abo bakobwa 4 nibo turi bwakire hano ariko ntibivuze ko 16 bandi basigaye atari abahanga je vous jure it took us a minute kugira ngo tubone abakobwa Christera Michelle barahuye nabo yabari ku makaminuza yabari mu mahugurwa atandukanye mwabonye gute bari abana b'abakobwa ku buryo ngo nibitangazamakuru bindi biri na hanze bimenye ko hari abana bagiye kuza mu minsi iri imbere nyereka ko bwa mbere dukora tuwa ya mbere twamanutse Muhanga mubyibuka twese twari duhari ndiko ko binjiye bari abakobwa 5 bose ukareba buri wese afite nyine ikintu hari ufite kubara inkuru hari ufite kumva cyane kurusha abandi hari ufite kubaza nandi wari ukavuga ati nibura urabona yuko kaminuza ari kaminuza kabisa zifite ikintu ziri gukora ntago wohereza umwana wawe kuri uri umubyeyi watanze amafaranga yawe ngo be bihari biraho ari uko yaterera inyoni urabona yuko nyine hari ubumenyi bari kubahereza so nigiza ko aho ngo no byatangiye mvuga ni ko turi gutana naravuze nti aka kazi kagiye kutugora kuko wabonaga yuko umvaga tukiri no kuri seka wari umunsi wa mbere navugaga niyo batubwira ngo dukore muri abangaba tutarinze no kujya handi already dufite element zaza zikaba zakora ikiganiro so aho ngo no bwa mbere twese tuvuga okay niba duhere hanga bimeze gute ahandi bimeze gute so nekeza ko bwa mbere nibura bwa mbere wabonaga ko nicyo kintu nkundira ngira ngo ni itangazamakuru rihereza umwana w'umukobwa kurusha wenda ibindi cyangwa se n'umwana w'umuhungu muri rusange nicyo kintu cy'ikizere kuko abantu benshi biga mu wa kabiri mwaka wa gatatu muri kaminuza tuba tukiri shy nujya muri science usanga wamubaza science akayandika ariko kugira ngo gusobanura ariko bonaga ko ari abantu bari sharp bari kubaza ukabona nyine ntago ahantu tujye tugera abantu batavuga ngo ishya ukabona ko umuntu abaye shy kuko nyine uri umwishya ariko nyine bazaga bari confident already so nekeza ko bwa mbere nacyo kintu nshimira amakaminuza agiye abaduha ndetse n'ama clubs bari barimo bivuze ngo already akazi bari baragatangiye so izo training basanzwe bazikora basanzwe bafite ama studio ku mashuri yabo so nekeza ko nicyo kintu wenda abarezi bari kutwumva bakomeza kugenda bahereza n'abandi basigaye kubahereza pratique kuko journalisme nkuko abantu benshi babizi ntabwo ari ukwandika ntabwo ari byisoma mu ikayi ahubwo no guhereza wa muntu akabasha kwiexprima none ukabasha kugenda ukosora n'ikindi kintu ngenda nabonye muri buka batangiye kujya kuri terrain bakundi noneho bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bagiye bakusanyije niba ari ukuvuga ngo tugiye gukora kuri no topic bakajya kuri terrain n'uwahuraga n'ikibazo cyo nakundi abajene urana hari ukuntu tuye twishyiramo ngo abagenzizi ngo bacika intege vuba bata ibi ngisi ibyanjye icyo nabonye abangaba bari ni babandi ubona ko bashaka kwiga nubwo yahura n'ikibazo ntabwo kimuca intege hari naho wasangaga twege tubaye surprise ukavuga uti okay niba kana katabonetse ubwo nta kundi wamubwira uti mwarihanganye mwakoze neza ariko akahita ko ati no nibyo twashakaga natwe tukareba terrain imeze gute kuko turabizi ko itangazamakuru buriya bisaba na passion bisaba kwihangana bisaba kwitanga ku buryo uvuga ngo hari ukuntu ugenda wishyizemo ko ibintu byose bizakugendekera neza ariko wagera kuri terrain ukabona ibintu byagenze ukutatekerezaga so ikintu nabonye nuko bana bakobwa bari prête kuvuga ngo ikintu cyose tuzabona nka challenge ntabwo kizadukanga cyane ahangaha nanavuga yuko nari mbikomojeho namwe murabivuze na abakobwa b'abahanga harimo abakobwa bazi kwediting inkuru neza arabazi kuripotinga mbese bagiye bafite utuntu tw'udutalent ntekereza ko twe iyo boldness ntabwo twari tuyifite tukiri abanyeshuri nta nubwo twari dufite iyo platform yo gutekereza ko bishoboka ntekereza ko bo ari abana badategereza opportunity
opportunité kugira ngo bagaragaze ibyo bashoboye. Hari abagiye banyohereza utuvideo ngira ngo namwe barabohereje akavuga ati nihe critique wama nihe comment wama kuri akantu gasanga yakusanyije amakuru ari gutrendinga hiryo no hino, afite social media page posting aho ntagategereje kuba afite akazi ahantu runaka kugira ngo abikore. Deja we yatangiye kubikora kugira ngo anarebe ni no kubaka portfolio. Rero urumva nubwo dufite hano bane, hari abandi bakobwa 16 nabo tugomba gukomeza guherekeza, tukabafasha kubona internship, tukabafasha kubona uburyo bashyira nabo ikirenge cyabo mu mwuga w'itangazamakuru. Ariko bose ni abahanga, ariko nyine niko bigenda. Buri kaminuza twagomba gufata umukobwa umwe mu bakobwa 5 buri kaminuza yaduhaye azaza agakora Ishya for Juniors, ariko ifite irindi zina. Ufite kimwe mu bintu bya mbere byari bigoye, ngewe navuga ko byangoye no kubasha guhitamo. Kuvuga ngo mu bakobwa 20 bose babahanga bagaragaza ubushake from day one. Buradutangira projet naravugaga ibintu by'abanyeshuri nketa niyibuka turi abanyeshuri. Wajyaga mu kintu hashira nk'iminsi biroke tubivamo ka ntusubireyo. Umva I was just expecting that. Ndavuga ni abanyeshuri buretse tuzarangizanya bane nkuko twabivuze. You know, numvaga ko igihe cyose tuzarangizanya bane nk'ubwo kuri kaminuza imwe cyangwa ebyiri. Ariko natunguwe n'ubushake. N'ubushake nta munsi twabahamagaye ngo tubabure, nta munsi twigeze tubabwira ko tubasura kuri za kaminuza ngo tubabure, dusanga wenda hari uwagiye kwiryamira, hari uwigiriye mu tundi tuntu. Oya, niba abana b'abakobwa bubahiriza gahunda, nta munsi twabahaye amasaha ngo bayice. Harimo nimba twakoreye amahugurwa i Kigali ugasanga arabaturutse Butare muri UR, ariko mu gitondo cyakare bakaba bari i Kigali, abaturutse Muhanga, you know, ukicara ukavuga ati nabi Kigali reka buri hari igihambutiyaje abarambutiyaje, ariko ukabona umwana yabyutse kare kugira ngo abashe kubitinga yambutiyaje i Kigali aze kuza kugera ahantu twakoreye amahugurwa. Byari bigoye rero kugira ngo tunabwire na babandi 16 batabashe wenda gukomeza muri ya Ishya for Juniors, ariko ititwa Ishya. Of course ubwo byose muraza kuza kubimenya byose hanze, ntimujye kureba uyu munsi biraryoshye, we so excited, niyo mpamvu nabivuze. Nicyo navuga n'abahanga ku rwego rw'uko guhitamo byari bigoye nimvuga ngo byari bigoye. Ukareka kuvuga ati iyaba twari dufite ubushobozi bwo kuba dufite abarenze ku buryo uko ari 5 tubakoramo groupe enye n'ubundi zikomeza gukorana z'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko ari nacyo nshishikariza ku makaminuza bigaho, bakore ya club, muri ya club zabo bakora ibiganiro nabo nk'ibyo, ahubwo noneho bajye babigira producing, kuko ndabizi kuko nka MKU bagira ibikoresho byinshi, bagira studio, bagira abafite Royal FM hari ruguru ibafasha mu buryo bwose bushoboka. Nabo bagakora group, barangize mu bakobwa 5 muri kaminuza imwe twarakuyemo umwe, abandi 4 bashobora gukora ikiganiro cyabo. Ukazasanga ni ibintu baturutse muri kaminuza bafite group ikomeye, bakubaka brand zabo ku ma social media, yaba YouTube, yaba TikTok, bakazazamuka noneho ubwo banakenewe ku isoko ry'umurimo. Ni nacyo tugira ngo tubwire kaminuza zabo ntibabapfusha ubusa, n'abakobwa b'abahanga pe. Nimwe mu makaminuza nabaye impressione nayo, bafite igitangazamakuru gikora iseka news kifonctiona, bajya kuri terrain, ubona nyine ko badapfusha ubusa abanyeshuri babo, kuko buriya yego kujya mu itangazamakuru runaka ni byiza kuko niho ubonera experience, ariko aha niho umwana ashobora kuvuga ngo nizi imyaka 3 muri kaminuza, afite experience y'imyaka 3 mu itangazamakuru, kuko ufite igitangazamakuru kiri legit, kiri registered, gikora, ukaba ufite hands on experience ku buryo aho uzajya handi yego abayedita bashyashya bazagufasha. Ariko nakunze ukuntu Iseka bameze, nakunze ukuntu MKU bameze, UR na East African nabo bafite ukuntu bagenda bafostering abanyeshuri babo. Nka East African cyane cyane ko it's also a film school, ubona ko ikintu cya multimedia barimo baragishyiramo imbaraga, ni naho twabonye aba editor beza cyane. UR naho bafite Radio Salus, naho bahatoreza abanyeshuri kuko n'abarimu baho bajya kubafashirizayo. Ukabona ko buri kaminuza iri kugenda igerageza, ariko they need more efforts, kuko amajwi yo muri kaminuza nge ndibuka tukiri batoya za Alberto muzigi hari n'ibiki byose wabonaga ubona inkuru zo muri kaminuza udashobora kubona handi, kuko it's a whole other experience. Tekereza ko nizo podcast n'ibyo biganiro bishobora kuduhereza insight itandukanye y'ayo makaminuza. Ngeranye no kuvuga nk'umuntu wo hanze ya journalisme, ntekereza ko abantu bazabibona. Yego turi kuvuga yuko abanyeshuri baje already bari trained, bari
equipped ariko hari ikintu kinini mwabahaye Yeah. so ntekereza ko amashyi namwe mwagombye kuyiha kuko no you have done a good work kuko nabibonaga no ku You too, Christelle. But Christelle, arimo arimimiza. Okay, reka tubanze tuzifate. Thank you. So nyenekereza yuko muri aba mentors beza cyane bakomeye sinzana mwakuye umwanya kuko buri wese abaga afite akazi ari gukora buri wese abaga afite iki yeho byaranze ahantu henshi byanjye ndabivuga umva umuntu abaga beze nk'ari umusazi ariko mwabonetse mu ntara mwaritanze ntekereza ko nta giciro cy'amafaranga umuntu yaguhereza ngo ubashe gutanga ubumenyi bwawe ariko wabonaga yuko umeze nkaho ni nka kwa kundi niyo mpamvu n'abantu baza kubona abo bana cyangwa n'abazabona ibyo biganiro bazumve ko ari nk'inda ishyari itwite uyu ni umwana ni kwa kundi utwite inda ukagira ukerekana akabebe so mwaritanze wabonaga ko ukora ikintu utagambiriye ikindi ukanabaza se ibi ngibi babyumvise se ntabwo twabisubiramo ese nimba twatanze isomo ry'iminota 30 ntabwo twarigira isaha so ugasanga rero ikintu cyose mwarabakompanye umunsi ku wundi so nekereza yuko ibindi baraza nabo kutubwira experience zabo kuko igihe twamaranye ntabwo ari gitoya quand même surtout ko noneho bageze n'igihe bahura n'izindi kaminuza ugasanga niba mvuye Butare mpuye n'uwo muri Seka mpuye n'uwo muri Mount Kenya ugasanga aho hose n'abantu donc ushobora kuvuga uti nanjye nigiye iki kuri mugenzi wanjye cyangwa se Ishya nikiyangejejeho you know bari ibintu twiga mu ishuri ariko iyo ugeze muri pratique uti usko ntarimbizi we so tudatinze nkuko twabibagiye bari abakobwa 20 ari baturutse muri kaminuza enye yego zigisha itangazamakuru twarebye rero muri kugira ngo tutaza kuza gutuma hari kaminuza iburizwamo twanzura gufata umunyeshuri umwe kuri buri kaminuza kugira ngo baze no guhura baturuka mu makaminuza atandukanye bazaba bafite ibitekerezo bitandukanye bafite ubuzima babaho butandukanye mu makampisi yabo twavuga rero reka dufate umukobwa umwe muri buri kaminuza ubundi niturangiza tubahurize hamwe baraza kuza kubibwirira uko ikiganiro cyabo kizaba cyitwa ariko muri aba ngabo uko ari bane ngiye kuvuga amazina ariko murajya mugira amatsiko yo kumenya who is who uwa mbere rero ni Megan Teta Iribagiza yaturutse muri Iseka cyangwa se Institut Catholique de Kabgayi numwe mu bakobwa beza babahanga muri buze kuza kumwibonera uwa kabiri ni Lina Gihozo Uwase yaturutse muri MKU cyangwa se Mount Kigali University nawe muraza kuza kumubona uwa gatatu ni Confiance niyo gisubizo yaturutse muri East African University ndetse kandi na Solange Kubwimana waturutse muri kaminuza y'u Rwanda aba rero ni abakobwa bane twahisemo ubuse ni mugize amatsiko ariko hagati aho ngaho mbere yuko tubakira tunibuke yuko muri ibi byose ibyo twakoraga uburyo kugira ngo bituze uburyo bwo kugira ngo babashe gukora amashusho bicare imbere y'amakamera n'ibiganiro muzabona ni Zahabu Media iyo yadufashije cyane nayo turayishimiye cyane ubwitange ubushobozi bw'ibikoresho byiza amashusho meza amajwi meza abana iyo batangiye ibintu akenshi buriya kuntu abana baba batangira bameze nk'abantu batangiye sound arimbi udushusho ari tube wajya kuri YouTube oya abana bacu bari ku rundi rwego twagerageje kubaha bya bintu bizatuma mubakunda mubabona mu mashusho meza amajwi meza bigatuma munakurikira za episode umunsi ku munsi ni Zahabu Media yabidufashijemo tukubwira ko nawe uramutse ushatse kugira ngo ukore ibiganiro byawe ama podcast yawe amarembo arafunguye turi buze kuza kubikubwiraho neza naho wabasanga ni mu kanya gato cyane twagarutse amatsiko ni yose tugiye kwakira umwana umwe ku wundi umukobwa uriya umuntu avuze umwana umuntu yumva umwana w'imyaka 5-6 n'umukobwa n'abakobwa b'inkumi beza babahanga umwe ku wundi rero dutangiranye n'imbuga za dutangiye na Confiance niyo gisubizo aka Confi aka Lupita aka ni nyinshi Confi bite amakuru umeze neza twishimiye kukwakira murakoze Christelle niwenzi batanzeho Christelle nukunda gutangira avuga ngo zanebe rero nayenzi batanzeho
how are you meze neza umeze cyane. gute Meze neza I'm so excited nyine kuba ndi hano abantu mwese muri kundeba mwiriwe neza usuje na mama wawe muri guhingana mama wanjye mama wanyu bose nyine meze neza nanjye ubu I'm okay. So Konfi umunsi ubwirwa ko uri umwe mu bakobwa batoranyijwe kugira ngo bakomeze nyina Ishya for juniors cyangwa se Ishya y'abatoya ariko tutari bwite gutyo kuko muri buze no kuza kutubwira me wabyakiriye gute byari bimeze gute ndaharandiye tugezeho uburyo ese yaje ari message baraguhamagaye byagenze gute nahamagaye umushiti wanjye nawe wo muri East Africa twari turi kumwe muri twari batanu noneho arambwira ngo umamagaye kubera imeri ndambwira izihe imeri kuko ukwa gatatu kose narotaga ngo bafashe undi muntu naho nyine nagiraga inzozi nkavuga noneho ndapfuye ahita ambwira ngo badusubije ego mu ndaharandye ndavuga se ubu nibyo turavugana ibyo twe tugiye kuvugana ndamukopa negereza imeri yanjye ndicara ndavuga kandi negereje ndareba hose nkabona ntayaje nka refreshing nkabona ntayaje iza nyuma ije nyuma ndavuga kambe iyi meri rero kambe nyibitse gato noneho nze kwireba ngeze mu rugo nimba nyine atari nanjye nze kuba nuje nyine mite ndyama ariko biranga nyine kumwe ubumva ufite amashyushyu ariko ubwo atari ku bundi ubu narebye ko mu nda hari kurya ndavuga kandebe ndafungura mpita mbona ngo congratulations what sinasomye n'ibindi nahise mpamagara uwo wundi ndongera ndamuhamagara kandi ufite email ndamubaza ngo email yawe ivuga ngo ki nyine ndi kuvuga cyangwa twese dufite email ziriho congratulations aransomera ndongera ati ko bitandukanye ngewe nitamusomera nyine nanjye ndamubwira arambwira ngo yanga inyuwiti nyine nakekaga ko ari wowe nyine thanks to her nabwo urumva nari kugira ese wamagara cyuzuza iyo anahise ngo wamagara ndavuga ni ngewe maze kubona email ni ngewe mwahisemo ahita ambaza ngo ni bibi ni wari uri shock nyine uko ndabwira ngo ni bibi ndumva naguruka ndabwira ntabwo ari bibi mpita wamagara abantu bose bo mu rugo akombatera amatsiko ndabwira umuntu uri buze kumva ino voice note bwa mbere amamagare bose bahise bahamagara bakajya bahamagara ngo ubaye iki and I was the happiest pe umuntu wari uri kundya numva nabibwira umuntu wese noneho n'utabizi nkanyamubwira ngo Ishya kuki utayizi ungana gutyo ufite telefone nguzana nyikwereke nkwerekane ngiye kuzajya mba nicaye wenda hicaye none se Konfi wenda uvuze tukubwira ko uzajya mu bazakora iki kiganiro ubwo twavuga ko ari abanyuma na nyuma twafashe ariko tumaze n'amezi agera hafi 6 turi kumwe dukorana buri kwezi dufite activity tugenda dukorana ese kuba waraje muri iyi projet ni mwe bambere twari dufashe byo wabifashe gute niki byakuzaniye kuza muri no projet uno wari umwaka nyine natangiye mvuga ngo ngiye kuva muri comfort zone yanjye kumwe uba wiga ariko ushaka n'akandi kazi ku ruhande igihe cyarageze nka rasi cyangwa mu kwa cyenda ndavuga tuzi n'ibindi izi mbaraga nshyira mu bindi bintu zishyize muri kariyeri yanjye ngavuga ngo ni kariyeri yanjye gusa irimo amafaranga atarimo mva kuba mfite umwanya nibyo nzayenjyamo nibwo natangiye kujya ngenda nitabira ama training agiye atandukanye rero mu kwa 12 mbona itangazo ze kureba DM yawe nawe ndimo nari ndibo yendiko nabaza bisaba iki uhita umbwira ngo ni gender club ibintu nk'ibyo yego HOD wanjye nari namwandikiye n'umwaka utararangira atahano ntabwo nzabura rero wari umwaka nyine ndi kuvuga ngo ngiye kuva muri comfort zone yanjye nkora ibintu nkunda nkora ibintu niga nyine mbishyiremo umuhate kandi ndabizi ko bizavamo ikintu kinini cyane rero byari ni training najemo ndi excited cyane ko umwaka ushize wose narebaga Ishya every episode ndeba Ishya nkavuga se hano hantu ngewe mpari navuga ikira nkayavuga okay niba subije ibi bintu nanjye nshobora kuba nasubiza ibintu nk'ibyo rero ni experience nyine yanzaniye abantu ego mu session twakuze twese turi kumwe nagize inshuti ikindi hari ibindi bintu byinshi nagiye menya gukora gusocializinga nyine n'abandi bantu nabyo ikindi ndi umuntu nyine wamenye kuvuga cyane navuga
hari ukuntu twigishije akantu ka confidence. I'm confiance, so I'm already confident. Ariko hari urwego ntageragaho. Hari urwego nyine ntageragaho. Niba usanzwe uri umuntu uzi ko yenda ubuntu uhora umeze ngo. Ariko nyine hari ahantu nanjye byagiye ngavuga atoya ndacecetse ibintu nk'ibyo cyane cyane ku bintu byo kuri tere. Guhamagara abantu b'abandi ngavuga oya ntabwo biriya bintu nabikora, but we did kandi byabaye ibintu byiza, ibintu naba successful. So that's it. Okay, abantu babategereje amatsiko n'abagenzi bawe umubahishe iki? Noneho mudutegereje. Mfite bagenzi banjye nk'uko mwabumvishe n'abakobwa beza. Ubumvishe introduction nyine badukoreye. Iyo introduction mwayiherukaga muri Miss Rwanda. Ngo nibo twahisemo ariko n'abandi barashoboye. Nibyo bagenzi bacu bandi bari bashoboye. Ariko n'amahirwe natwe kuba turi hano ni it's our hard work kandi tugiye gukomeza kubagezaho ibindi bintu byinshi cyane. Noneho kwakona muri kumbona ubu gutya nitonze. Nyende no mu bantu bakuru ukuntu. Because I used to watch you guys. Cyangwa nkabumva cyane cyane Michelle. Narivuze cyagenda. Yego rero muri abantu twakoze twumva ibintu nk'ibyo bivuze ko hari n'utundi tuntu tugiye kubashyiriramo. Ababyeyi mufite abana bangana nkatwe turahari ngo tubabwire wa mwana wawe uri kubura ukuntu uganiriza ukavuga se uyu mwana none asigaye atekereza ibiki cyangwa kuki uyu mwana ari kwitwara gutya habaye iki. Turahari kugira ngo nkubwire ese uriya mwana wawe ntabwo yaba afite ikibazo runaka, ese uramubwira gute nyine uramuganiriza gute, ushaka kunganiriza ibintu ntashaka. Niba afite ikibazo cya telefone ya minutes icyo ni ikibazo cyane namutera depression. Nibyo uravuga ngo wariye se nariye ariko na telefone mfite. Nariye ariko na telefone mfite ni ikibazo kinkomereye cyatuma njye no mu bindi bintu bagenzi banjye barazifite cyangwa mfite harya za telefone za 20 abandi bagenzi banjye bafite telefone zihenze. Ni ikibazo kinkomereye nyine hari ibibazo byacu badashobora kumva. Twe twabyita ubutesi. Ntabwo ari ubutesi, ni ikibazo gikomeye. Cyangwa namwe mukiga kubana n'ibyo bintu. Natwe nyine tukaba twabishobora. Rero niba ufite umwana wawe ungana nkatwe wifuza kumenya ese abantu bangana nkatwe dutekereza iki, niba ujye utugiraho amatsiko gaca nko ku mukobwa wambaye ibintu bigufi ukavuga se kuki bambara kuriya kandi hari n'imyenda wenda atari ukuvuga ngo nta myenda ihari kuki bambara kuriya. That mindset niba wifuza kuyimenya ngwino tuyikubwire. Nabo mungana kandi abo tungana noneho we are spilling the tea. Tea. Abatungana you welcome guys. Tubafitiye ibintu byinshi njye n'abagenzi banjye. I have the best team. I have the best team which I'm thankful for. Nabonye duhita duconnecta gutyo nabo muri buze kubabona ariko tubafitiye ibintu byinshi byiza. Abo tungana turi ijwi ryanyu muzajya mutubwira mudukonfesingira natwe tubabwire no tuba dufite utubanga twacu ukuntu twaje ibintu arakoze cyane Konfi. Ubwo rero ubwo nizere ko namwe muri excited yo kuzareba ibiganiro byabo bitandukanye. Mwe mubwira abana banyu mabwiye ati mwabonye ikiganiro gishyashya kigiye kuza. Okay, ndasobanukiwe. Nimba wa mugani umwana wasangaga yifungiranye mu cyumba ukirwa avuze ngo baracyasohoka se ibiki uzajya umenya ibyo barimo bakora hariya mu cyumba, umenye kumuha amahoro ye cyangwa se umenye nimba umubaza nimba adafite ikibazo mu by'ukuri. Ntubyite ngo n'iby'abubu uzamenya uburyo bigenda. Konfi turakwakiriye cyane kandi natwe turi excited. Turi mumwe mu bantu bazajya babakurikira tubaha ibitekerezo n'ubundi nk'ibisanzwe kandi twiyemeje kubakurikira urugendo rwanyu tukabageza kuri hashoboka. So welcome. Ngira ngo muganya turaza kwakira n'undi. Hey, turacyakomeza mufite amatsiko y'undi se ni bane nkuko twabivuze kandi bose turabakira muri iki kiganiro. Mujye muri comment mubakire mubahe ikaze niba ari umuntu bacu bagiye kujya nabo batuganiriza ku ngingo zishyushye zitandukanye. Ubu undi ngiye kwakira rero yitwa Lina Gihozo Uwase. Lina we nta aka ni Lina nyine abazajya mumukurikira kenshi muzajya mumwita Lina nk'ibisanzwe. Lina, hello. Hi. Assalamu alaikum.
akumsalam si you people musigaye mwarabimenye kubikora ahise basanzwe abizi njye nsanzwe mbizi mfite aka background karimo Islam ila invitation ya mbere ni yawe umeze gute se I'm good yes we are so excited to have you ntabwo mwaturusha uretse ko dani guys like twarabirotaga twakumbura tukabyuka gasanga I'm here nuko bibeze okay so nawe tubwire like umunsi wumva ko uri umwe mu bazakora Ishya for Juniors wenda tutagiye cyane mu rugendo rwose wenda narwo uri butubwireho gatoya ariko ndashaka kugira ngo uwo munsi ubona email byari bimeze bite usa navuga gutse ngende mu actually bayibonye bwa mbere kabo turi kumwe kenshi bavuze ko bayibonye nyuma bayibonye ryari nyine bayibonye ndu wa mbere nko mu masaha 11 za nigoro okundo wicara kuri movie montage gatantu wanjye ari hanze uri kuri movie I read I was like congratulations ndavuga nkuko ndavuze twese twumvaga mwanditse congratulations ko you guys tried you guys mwakoze ibyo mushoboye murabikora ndakomeza ndasoma njya zasi ndavuga ntago yabari you tried gusa amagara my best friend ko twa turi kumwe ndabya what did you get ambya ntago ndayibona amagara abandi ndabya mwige mwazibonye ati reka da natwe turazibona I was confused mbambire tsanabya ni wacu nkomeza da movie ndabireka nshira telefone nize nko masa 10 nebyire almost somewhere aramagara ati njye nayibonye reka Adamu yari siyanse yo gukina njye wabonye ati ntago mbizi nanubu ntago bakikunyereka message n'abashiti banje bado nabo batinda kuzibona nagiye kubona actually next day nubwo namenye ko ari njye batoye kuko nubwo namaze confirminga ko twese tutari congratulations ko twese tutari you did well cyase mwenda no kutubya twakoze neza muzagaruke gufata ama certificate cyangwa se ibindi bintu so the next day nubwo nasakuje umuntu ambere nabibwiye yari umukozi naje we ntago tubana gusa niwe wari excited more than I was so nawe umuntu hamagaye bwa mbere nkimubwira avuga wapi banzu nyereke mesinuza ukore screenshot hamurinyoherereza ndayikora ndayimwohereza still yanga kubyemera n'abandi bose ndayibeza banze kubyemera ngo bazabyima ko abonye episode so tugere rwo zabyima gusa they were excited nubwo batabyemeye but they like turabyishimiye ko turi ko mugenda gusa turishimye gusa njye ku giti cyacye njye nandikora nakucaye n'abantu b'abanyabwenge abana bazi cyabazanye hari ukuntu ndakeka nifite experience yo kubarusha ko njye nigaga PR cyane kuko niga journalism cyangwa se filmmaking so editing yanjye ntabwo yari hejuru ibyo nzi bike nibo babinkoreye babigishije tujya gutara inkuru nibo bamfashije gukora so nifite high expectations z'abandi bantu nka babiri nzi ko twamaze no kwishiramo twana bandikiye ati you guys are gonna make it so ewa mbese nabyo naranye inkweto kurara inkweto naranye inkweto yarishimye cyane I was more excited n'abandi ewa mbese yari ikintu it's a dream come true kuko ushaka gukora ikintu ariko utabifite ubushobozi wagira amahirwe ava out of your comfort zone ukatubona bam birabaye abana nabemera gato nicyo mbonye literally twanditse email umwe ubona wemera abonye aba congratulations twanditse email tubabwira ko welcome to the Ishya for Juniors team tubahana letter irimo welcome to the Ishya for Juniors team ntabwo kwemera gake kababwire rero ntekereza ko yarebaga iyo competition ubona ko bise abantu mukufite kavuga waramaze gusha mu mutwe ati runaka waranamuvotingiye wowe waramaze kwicara ikindi wabona hari ukuntu abantu bajyohereza niba ari abantu bajya amahugurwa benshi bajyohereza ama emails mwararangije bose abari congratulations cyangwa congrats ni ibintu bisanzwe bibanza email so kavuga ati nundi twari trainings for Ishya Juniors there's nothing special about that twari Ishya Juniors so niyo mpamvu tutagaruka kwizera gake nakadute gake ariko kwizera ni kwinshi watarahangaha se hari ukuntu umuntu yumvise ukuntu uri kuvuga even na Confi nawe yabikomojeho ni iki birepresenta kuba ugiye gukora kino kiganiro like impamvu uri excited ni iyihe kugira ngo n'udukurikije aho ati oh wow numva sijye uzarota episode ya mbere sohotse icya mbere nuko impamvu uri excited cyane no kubona yuko even though nagiye gukora wenda ntavuze nk'abandi nagize experience I did well so n'ubyo cyane kuvuga ati I have something to share kigaragara kiza cyumvikana ikindi abamugani babanje have good team mfite abantu bafite icyo kuvuga ubwa mbere udakeka n'umunsi wa mbere duhura cyangwa tumenyana niyo batumye ba open nkavuga cyane akambye ati yo ufite icyo kuvuga uvuge esa nkuruba wifasha ukavuga ndi mvuga no ndavuga ikinyarwanda gipfuye ndavuga icyongereza gipfuye ndavuga igiki akubye ati we vuga mani bikomeza biraba so I'm excited gusharing ibyo numva urubyiruko ko urubyiruko kwacu ntago dukunda kuvuga turavuga barago tujye tuvuga ngo tubigaragaze tushire haze so
nishimiye nyine kuba ijwi ry'urubyiruko nkabavugira ko nshoboye uvuze urubyiruko ahita nibuka ko bajya bavuga ngo Gen Z n'abandi Gen Z ngo muri abantu bafunga umutwe ubuse wowe ubonye nyine ko abantu bose bavuga Gen Z muri abantu bafunze umutwe cyangwa muri abantu boroshye dufite kumva bitandukanye actually turi easy going abantu bari chill byatari ariko ikintu ni uko wumva ikintu noneho ikintu tugira ikibazo cy'uko niba umbwiye ngo nkora ikintu ndahita nkireka niyo mbwiye ngo ngireke ndagikora so ni ikibazo amategeko muri amategeko umbwira ati akari akantu gakoze ni sawa icyo gihe nahita ngenda ngakora niruka ntakurariza bayumbwiye ati Lina kora gutya yatambwiye ati happy foko kugira ngo binaze kuza kuryoha reka Lina abe ari we utubwira izina ry'ukuntu ikiganiro cyabo kizaba cyitwa kugira ngo dukomeze to digesting tunarifata mu mutwe n'abakunzi b'Ishya family mwese mukomeze mufatira izina mu mutwe menye ko nibaza bazaba bitwa gutya. Lina ikiganiro cyanyu mwiyemeje ko kizaba cyitwa ngo iki? urebye ko dufite utuzina twinshi ko Gen Z tumwe ukabona avuga ati tutu ntabwo turi seriye akandi ukakabura ukavuga it's too serious it's not for us mbese twaravuga igihe kirekire tubanza tugashirize tuvuga ati ikiganiro cyacu cyitwa hot takes only ubwo azaba ari hot takes only so dufata ibintu bishushe byumvikana ese uzajya ubona ukumva ushaka kucyumva cya kintu cya buri wese azi icyo ntabwo tugishaka ntabwo tutagishaka tukivuga gake ariko twe dushaka byandi biri hot topics like hot drama hot gossips ikintu kiri hanze kiri spicy nicyo dushaka guspillinga tukakivuga make zadufata ama hot takes reba tunyana tubashishamo utuntu dushyushye mugira ikintu mubivuga mbese ni ama hot takes uzajya ubona ikintu uvugaho apana ko ndumva sije kavuga nta kintu nakivugaho umukuru azajya avugaho umutavugeho umusaza avugeho umucecuru umurasa avuge ikintu abyumva ko ni sije zabiri abantu bose bayisangamo cyane cyane Gen Z for us hot takes only #HTO binatsa dukoresha cyane cyane akantu nibo ko kundi nkaga post runaka #HTO ushobora hot takes only ko naknujambo ntabwo rurerure but it's the better is #HTO kabana akantu kaka brand exactly #HTO thank you Lina we are so excited kandi turabishimiye turahari cyane kugira ngo tubaherekeze kandi turabizi ko muzatugezaho ibintu byiza cyane ubwo tuzaba natwe turi mu bafana kugira ngo tubageze ndanabizi ko generation yacu ni yanyu ari izo zikunda kugongana cyane none twe twarahuje turumvikana bivuga ngo ni ukubatega amatwi just ubundi mukajyana anyway ubwo ba millennials bagenzi bacu mu byumve barumuna banyu agakwiye kumwumva just mukagira umurongo umwe so thank you Lina. Thank you very much. Yes, we back again. Of course turakomeza kwakira abakobwa bacu beza and we are so excited umwe ku wundi buri wese afite inkuru ye buri wese mugomba kumubona buri wese ateye ukwe yumva ibintu kwe you know ibyo nibyo rero bigenda bikarima Ishya ni nkuko natwe uko twese turi hano turi bane turatandukanye kandi dufite ibitekerezo bitandukanye ariko tugahuza tukabihuriza hamwe bikabyara ikintu runaka so ubu ngubu ngiye kwakira Solange Kubwimana hari akantu nshaka kaza kuza kutubwira Sol bit umeze neza cyane ngo bimeze bite hari akantu Sol namubonye akunda gukora yola yola my people yola meze neza cyane yabaje no ntakaye mfite nge nabaye nkaretseho gato ariko kera banyitaga kubwisol n'amazina yawe wahini ako kararyoshye sinzi impamvu wakaretse wakarekeye iki kambajije mu rugo mama yarabimbajije nyine arambaze yari yabibwiwe n'iki simbiza yabikuye maybe ko yabyumvanye nk'umuntu wenda ari kubinyita arabimbaza nanjye mbitekerezaho nyuma no gasundi mba ndi mu biki
ahubwo reka ngiye mvuga ko nitwa Solange kubw'Imana ni n'amazina meza cyane noye amakuru yawe rero meze neza ndikumva kubera iki byakurenze okay mbere na mbere nyine ndishimye cyane ntago ari ibintu natekerezaga kuko njya nko mu wa mbere cyangwa umwaka ugitangira ntago nyine numvaga ko iki gihe nazaba ndahangaha nyine like just n'ubundi ni kubw'Imana ko ndahangaha nyine numva ko nyine ari ibintu byiza cyane ni ishimwe rikomeye byanashimishije cyane ubona message ya congratulations wewe wayakiriye gute njyewe okay ntago nari ndi mu rugo nari twagiye kuri terrain twagiye gukora ikiganiro ntago rero nabashije nyine kuyibona mbere y'abandi imvura yari no kugwa ibitare byari bimeze nabi cyane hari inkuba zikomeye phone rero nari nayibitse turi mu kiganiro kirangiye mfashe phone mpita mbona message turashize none ndayifungura nyine mbona ngo congratulations n'ubwa byagenze gute ntabwo niriwe nyisoma yose ntabwo niriwe nyisoma kuko ntabwo nabyumvaga nyine ko yaba ari njye kuko muri UR twari kumwe n'abana bo mu wa gatatu njye niga mu wa kabiri ndacyari agapeti twari kumwe n'abana bo mu wa gatatu nyine ari njye wo mu wa kabiri njye nyine ngo bati ntabwo ari njye bahitamo ntabwo bishoboka noneho ndayibona mbere yo kuyisoma ngo nyisoze nyine nyirangize mfite sister wanjye mukuru nyine ari supportive cyane yabaga ari kumbwira niba guhitamo ibiganiro byawe nzankira abandi wa mbere ndavuga nyimusharinga ntaranayisoma ndayimusharinga mpita nyishyira muri groupe ya famille barayireba ni nabo nyine bayisomye barayisoza njye nayo narayisoma bahita bambwira nyine wowe bahisemo uzabikore neza we are proud of you n'ibiki byose nyine byaranshimishije cyane nzana n'icyo kintu cyo kuba ufite support behind ya famille bivuze ngo ababyeyi abavukanye b'umuntu abari bose baba bagomba gusapotinga umuntu kuko imbaraga niho zikura yego niwe wigaga mu wa kabiri hari mu wa gatatu ariko byo nyine no kubyuka mu gitondo umuntu ugiye muri training akakubwira tugende witware neza ntekereza ko abikubwiraga batuze gutera agatoki uze kubaza niba baguhereza ibyo ukora witange so support y'umubyeyi n'umuvandimwe ni ikintu cyane ari nabyo dushishikariza ababyeyi akenshi umwana nimba afite inzozi runaka kumusapotinga biramufasha kandi ni ibintu atibagirwa narimwe igihe cyose ageze ku kintu runaka aravuga ati njyewe nari mfite support system kandi ntekereza ko iyo umubyeyi uba proud iyo abivuze so wirebye mu myaka yawe dusubiza amaso inyuma Solange w'umwana wigeze ugira inzozi ubundi zo kuvuga ngo nzaba umunyamakuru cyangwa kuba ndabizi ufite ikiganiro deja ko batabizi ambiance love kuba atazi umuntu dore n'uyu nguyu bari bazi bashakira abantu bashira akanabagira inama uvuga uti nzaba umunyamakuru cyangwa wisanze nawe uvuga uti iki kintu ndagishoboye reka nyige ubundi muri UR ntago baguhereza ikintu ngo nuko ari cyo wahisemo ho nyine kwako aba ari bourse bagiye kuguha ntago ari kukwinginga nabaguhaye ikintu urakiga niba utagishaka ugende noneho niga muri segonderi nari nzi ko nzaba umu lawyer nyine kuko nize history economics and literature rero nkabaga nzaba umu lawyer njyewe n'abantu bose nasanga abantu bari kuburana mu ciceke mbanze mbabwira nakundaga kuburana n'ubu ndacyabikunda yasa nzana ntago wansinda ntago bishoboka noneho mvuga nzaba umu lawyer turasoza noneho amanota arasohoka nsanga narujuje ndavuga n'ubu nzaba umu lawyer kabisa nta kintu cyatuma nta umu lawyer noneho turaplayinga muri UR law yariyo ya mbere ariko nyine journalism ari ya kabiri hariho ndacyeka ari na social work ariko yo ntabwo nari nyitayeho nzi ko bazampa law noneho bagiye kuduhereza ngiye bamereza itangazamakuru ntabwo nabyishimiye nyine baravugaga itangazamakuru n'umuntu utarabyize yabikora gute ugiye gukora nyine numva nyine ntabwo mbishaka nagerageje ku applyinga n'ahandi nshaka kujya muri Ines Ruhengeri ariko mu rugo nyine ntago babyumvaga neza Ines ni kure n'ibyo byose tujya muri induction twagiye muri induction nyine kugira ngo twimenyereze njyayo muri induction ariko sister wanjye ari kumbwira ushaka kujyayo genda muri induction nuzabikunda uzabyiga nutabikunda uzajya muri Ines Ruhengeri tugenda muri induction batubwira ngo ntago tuziga igifaransa naragitinyaga cyane rero numvaga tuziga igifaransa n'igiswahili ngatanga nzambu wanyuma none sanga nituziga igifaransa sanga nituziga igiswahili badusobanurira ibintu byose uko niba bimeze
sarusi kiri hariya nyine ko nkiri umwana nyine hari umunsi nabasanye mwana ndashaka kujya kuri sarusi banga kujyana mu rugo ni Butare n'ubusanzwe ni Gisagara ndabasana ndashaka kujya kuri sarusi banga kunjyanayo rero numvaga kuba nzajya ari njye wijyanyeyo nkawe wate nzambemeje okay nyine itangazamakuru rero nuko nkuko narigiyemo gusa nyine nyuma naje kubikunda njyana kuri sarusi gukora mu kiganiro nyine ubu ngubu none uje muri HTO en fait Loki yakunze itangazamakuru kuva kera nuko atabihayarizaga kuko washakaga kujya kuri radio no kuburana rega no kudebata n'ubundi no muri HTO uzajya ubikora so urumva umeze ute rero niki abantu bakwitega kuri wowe na team yawe kubera ko ibyo byose mumaze kumenyera namwe afashe umwanya wo kurushaho kwifamiliariza kuko mwaturutse ahantu hatandukanye ntabwo mwari mumenyeranye per se okay njye na team yanjye bakunze kwivuga cyane nyine mushaka ko mutari kubyumva neza ariko turi team nziza nyine dufite ukuntu nyine duhuza rero tuzabageza ibintu byiza cyane muzabikunda ni topics nyine ziri hot ibintu nyine bya danger muzabikunda cyane reka tugushimire cyane Solange wakoze cyane wakoze kandi turabifuriza ibyiza byinshi ikiganiro kizaryohe yes mwamaze kubona rero abakobwa batatu ariko noneho hasigaye umwe uza kuzuza team neza none twavuga ngo ngiya team izajya ibagezaho hotex only nkuko mwabyumvishe #HTO ibintu twarabyize clack it ntago bizoro so hagati aho ngaho rero undi tugiye kwakira ni Megan Teta Iribagiza turakwakiriye cyane amakuru yawe ni meza abagenzi bawe bakunda kukwita ngo iki Megan Mrs. Mbappe Mrs. Mbappe okay ukunda football kuri urwo rwego ukanakunda Mbappe ukanakunda Mbappe wow arabizi ko ari responsable y'urukundo rwa football hano mu Rwanda bita bibera nka rwa rukundo natwe twaga dufite abantu aba celebrities dukunda Enrique Iglesias Bruno Mars Iglesias naramukundaga ariko uwo twabaga tugiye kungana yari Bruno Mars ku buryo naniyogosheshaga nkawe iki byose ibintu nk'ibyo he's still good by the way cyameze nka kundi twamukundaga kimeze ntacyo saza na musique ye niko abafilipino bamera ariko niko bamera ntago basaza bafite amajene meza karibu cyane Megan umeze gute meze neza pe uri excited yo kuba twicaranye ndubagiye guturika kuri metero 190 oya abantu bagomba kubireba Megan ni miremire Megan na Lina bazabarebare baracyakura turimo turagira ngo ubu barangije gukura baracyakura Megan ari kubyabya she's rebuking it ntabwo ushaka kurenza Megan umunsi wa mbere nawe ubona message nkuko abandi bose bakomeje kugenda nabo babitubwira we byari bimeze gute how was it so navuga ko numiwe ntabwo numiwe mu buryo bwo kunyene narumiwe because ntabwo numvaga nyine ko ari njye so nundi akenshi nkunda kwigira confidence nye yasize impamvu ariko kugenda bizamuka ko amasomo ya Christelle ikindi twatumiye training n'abandi bose twatumiye izindi training no ndi kumwe n'abandi bose n'undi twatumwe mwishyi bahera kwa mbere avuga se mwabonye message bitewe uko nakunda kubeshya cyane ndati gudukinisha nabyakiriye nyine uko byarangiye cyangwa darasuje ngiye niba nyibuka so aravuga ati banyanze nakwanze ngo kubera iki nyine ngo mfite ibyiza mfite ariko nyine hari n'ibindi bitamacinga neza undi nawe atamusubiza undi we ntabwo yari ahari yari arwaye ndavuga ati ubwo niwe nyine njye nayibuze ati nari mbizi rwose ko atabari ingero no kutuzaza no kunsubiza ariko mfite abashuti basenga cyane koko bavuga ati umva tuzagusengera bizakura hari n'ibyizere byawe ko turi inshuti ntabwo wanca intege ubwo nuko nguko ndende mama nayo yaravuze ati niba atagufata azandira ubwo nyine ntabwo ari wowe ubwo ibyo Imana yakuboneye ntabwo ari ibyo ngibyo uzashaka ibindi nicaye mbona iraje ndavuga ati ngiye kumirwa noneho karabaye bitabara congratulations kuko z'abandi yazibonye ukuntu zimeze bitabara igihe biratandukanye ndavuga ni njyewe ngo wapi ntabwo yaba ari wowe atahubwo
ugasanga iseka bayibagiwe ugasanga bakwe nka babiri mwe mukeyi wenda timise yuzuye twaba twaturimo ati siko kimwe ko cinege ariko uwo bundi nawe wari warwaye ataduhamagara twumva yakize tinabonye twati muri break n'ubwo twati muri training ati nkabonye message titwazibonye tese bagufashe ngo bamfashe ndavuga ye Baduretse babiri se cyasigiye muze competition we yaratubeshya ngo bamfashe ndabizi no we yarafite confidence zirenze yarasanzwe avuga ati ngewe nibamfata muzamwirebera navuga ati rwose bagufate bayungira inama abantu nabwo ati mufata uriye nyimbora mpitamo amagati mbarumbwiza ukuri ni wowe aravuga ati nyaga ngewe nakubeshyaga ntanumva ngiye gutinya ntumva kari ngewe ndavuga za story niteraga mu cyumba ngiye ngunda kwitera story ushaka kuzajya ndigwe n'umuntu ngo mu cyumba ndafunze ndavuga bya nirivuganaga nzajya bibwira abantu byose nishima ndavuga nakomeza training ndasohoka kamera ku murongo bamagana hose nabwiye ngo munsengere ndababwiye nyine umva nishimye ngiye nishimye mpita ndakara nyine ndebye inyuma itona ndakaye ko biba byanira ndarira ndiruka Yagize kwikontrola yabona ahubwo nakubiswe bya Megan abantu baramupostinze no kuntu kuri WhatsApp status umuntu asigaye repostinga cyangwa resharinga niba mupostinze gutaginga none naje vuze umwana twamuhaye email afite na anniversary ariko ndanje mbona ni congratulations ndavuga uri umwe mu bantu bafite a really good support system nyine inshuti zinakwishimira burare n'umuntu ubona ugize ikintu cyiza niyo cyaba atari ike niyo kijyamo kitabiki ari ugasanga ntaga kwishimira ariko Megan nabonye nyine everyone was posting her congratulating her it was really beautiful to see nera bistangazo niyo mpamvu ko na postingaga gwaje mishya ngo kumwe n'abastar ibiti n'ibikinga uvuga ati nuko bimeze ati riko bagiye guhitamo urutambo zonjya kutsa kuza uko nakikubona rero bararijewe ararenze nyine ariko arakana abagenzi bafite icyo kintu cya support they are very supportive kuko twari tujye gufata na diplomes warangije baccalaureat uri wenyine I know twarahishaga wajyaga mu competition utavuze baratubwiraga ngo tubigire ibanga baravugaga ngo iyo bivuze birapfa nicyo kintu twakuze tumenya ni naho handi umuntu yabaga ari gushaka visa yo kujya hanze ntavuge mukazamubona yarageze ku kibuga cy'indege hirya ntabwo ushaka kuvugana gutyo kuko kameme dutsinda hari ama exam twaje dukora ugasanga nyine usutse nko mu bakobwa ba mbere ntekereza ko no muri famille nta muntu wajyaga yumva ari ibintu bya hatari nyine wumvaga watsinze ariko nk'ubu ngubu uzariba umwana ubu ngubu akantu kose gato na anniversaire the way duske tuzifata so ntekereza ko Gen Z mufite iyo support ababyeyi bose barahari so bajya vuga ngo aba Gen Z uketse ko mufunga umutwe muri n'abantu nyine ngo batabitaye ku bintu nibyo cyangwa urababishyira batweshyera cyane ahubwo tubyitaho ahubwo biterwa n'ibyo ari byo cyane n'agaciro tubona n'inyungu bidufitiye nicyo kintu muri make muzi kureba inyungu yayo of course mu kigali mbese ubu twafungutse amaso none byose biba bihari uravuga se cya kintu ni cyiza cyane kibabona ari kibi nyine undi ukabura nawe ukundi wabigeze utakivamo ariko nyine nubyiteho kuko mbona atari byiza bagenzi bawe batubwiye ko ikiganiro cyanyu kizaba cyitwa Hotex only #HTO aka ijwi rya Gen Z so aha noneho hari umuntu ushaka kwibaza se bazavugamo iki mwokabyara bagiye bavuga wenda topic kugira ngo tubashe no kubamenya tubashe kumenya ibyo mukunda ibyo mwanga uko mubaho uko na ya support ntekereza ko izanaza n'impamvu mu supportingana mu buryo mwe cyangwa ubundi ariko si kindi abantu twitega iki Okay, kuba ari ikiganiro byo ni ikiganiro cy'abakobwa mwatubonye twese ariko dufitemo n'ibindi bice so dufite amatopic yego ashyushye of course nta bintu bya corridor mu izina birimo ni hot gusa ariko dufitemo n'ibindi bice bigiye bitandukanye byabaye byo kwiyungura ubumenyi kuko yego dusigaye dufite internet byose babireba ariko hari bya bindi utazi ko byamera ko nta muntu umenya byose so twe turahari rero ibyo nabyo agace kazaba karimo harimo n'ibindi bigiye bitandukanye dukurikira ubibone none sipoza ko turi mu kiganiro just tubwire nk'agace kamwe duse nk'abagakoraho gatoya turebe ko twanabishobora harimo agace kitwa pick and stick pick and stick ni agace mvuga statement mvuga ikintu ibintu bibiri ugacuzinga ukanavuga impamvu aricyo uhisemo to trying okay stay or leave after cheating okay urahaguma cyangwa ugende nyuma yo gucibwa inyuma muri relationship tuduhereho
hotex only yatangiye ahubwo Okay. nagusobanurira Kandi ntabwo byemewe kujya ku ruhande no ku ruhande. hagati y'ibyo urahitamo kimwe ubwira ngo kandi unagihagarareho ntabwo tukuburanye Pick and stick. Mama. Ubu ko ngiye kuzanamo imibare myinshi cyane. Okay, ndi muri copinage ni na living. Nkiteretana n'umuntu tutarabana. Muri mariage byaterwa na sadepa. So ubwo rero ariko muri copinage mu bantu bagikundana, I swear you cheat on me umva nshyiraho akadomo. nibaza ko nayo ari same kubera ko mariage burya it's not the same na copinage uba ugifite kwivumbura ugahita umukansoringa ariko iyo uri mariye uraza ugashyira ku munzani ugatera ariko should I or should I not you know so aho ngaho njyewe I'm in between like byaterwa kuko burya hari ama circonstances ajya agira yego hakaba n'izindi zigira ngo oya ariko iyo tugeze kuri murimo murajya muri 50-50 rwose it's on me iyo statement isaba ko ubanza ukanareba impamvu like ntabwo ushobora guhita uvuga uti ndagiye gutyo ku bwanjye nibaza ko bisaba kureba ngo why ndagiye kubera iki ibizakurikira zabyikurikiranira cyangwa hoya you know so kuri jewe nabanza nkareba so I'm in between We listen, we don't judge. njye kiri straight it's just live nta mikino yeah leave as well I can't trust a cheater I cannot najya nkubona nkabona uzananyicira mu nzu Okay, we listen, we don't judge. yeah Okay, yes. No, I'm getting how it's going to be. Kuri kwimana bizaba biryoshye cyane. Mega we n'abagenzi bawe rero turabifuriza ibyiza, muzagira ikiganiro cyiza, mugihagarareho, mugikunde. Buri yukunze ibintu nawe ubasha guha abantu ibintu byiza kubera ko bikunze. Utari kubikora kubera ko turi kubikwingingira, utari kubikora kubera ko uri kubibonamo inyungu ihambaye, ahubwo uri kubikora kubera urukundo, ukunze ikintu urimo urakora. Turabifuriza ibyiza gusa turahari nka bakuru banyu. We will support you uko dushoboye kose. Murakoze cyane Imana y'umugisha. Okay. Ikiganiro ni vuba ryari tukiteguye vuba rwose. N'umushana n'umukuru agashinge bugoma aho ngaho. Yes, ni hot text only niki kiganiro cyabo cyitwa #HTO niba bikuvuna hari abantu bahita bavuga kanu ka kongereza mpita nkumbura wa muntu ka kongereza hot text only ariko wahina ugakora #HTO so na o HTO mu gifaransa #HTO ariko bavuze ngo iyo uhinduye izina ry'ikintu ukarishyira mu rundi rurimi ngo ntabwo biba bikiri cya kindi so ni HTO. Megan wakoze cyane hamwe n'abagenzi bawe turagushimiye ngira ngo ni naha ladies tujye gusoreza n'ikiganiro cyacu twagira ngo tubereke ibyo tumazemo iminsi tubereke umwana twabyaye ari we hotex only kandi muzakomeza kuyikurikira abakuru abato mwese mugomba kwisangamo ndakubwiza ukuri ko natwe turi kubareba baganira bicaye bari gutegura uko ibiganiro bizaba bimeze umva tuba tumeze ngo twaba really mbese ukahita wibuka nawe mu myaka 20 ugifite imyaka 20 ukavuga ngo nakambihorere so rero bizaba ari byiza cyane mu bashyigikire mu bakunde mubereke urukundo ibitekerezo byanyu kandi ikindi n'ibyo byandi twavugaga abenshi mu bo mudukurikira ni generation yacu of course ariko harimo nabangana na ba Megan na ba Confiance na ba Lina na ba Solange n'ubundi mudukurikira muzanakomeza kudukurikira ariko nabo mukabakurikira kugira ngo mubashe guhuza ibyo bitekerezo byombi twe tuba tuvuga nk'abakuru banyu ariko noneho mwebwe muzaba muri kuganira hagati yanyu ku buryo ikintu ushobora kuba utari wabasha kukimbwira ariko ukaba wakibwira Megan ukamubwira ati Megan iki kintu muzakiganireho numva ukuntu n'abandi babitekerezaho gutyo so rero ndabashimiye cyane mwakoze hotex only ni vuba cyane rwose muyitegure bizaba ari byiza cyane reka Ishya rero uyu munsi turisoreze hano tubabwira ngo commentaire mubere ku rukundo imitima myinshi cyane so Ishya nakagaruka bye